Igitabo cy'umubwiriza igice cya 10. Ubwenge n'ubupfu uko bimeze. Isazi zipfuye zituma amadahano yoshejwe n'abosa anuka nabi, niko ubupfapfa buke bwonona ubwenge n'icyubahiro. Umutima w'umunyabwenge uri iburyo bwe, ariko umutima w'umupfapfa uri ibumoso bwe. Ariko kandi iyo umupfapfa ari mu nzira, ubwenge buramucika, umuntu abonye wese akamwita umupfu. Umutegetsi nakurakarira ntukamuhunge, kuko gutuza guhosha ibicumuro bikomeye. Hariho ikibi nabonye munsi y'ijuru, nicyo gicumuro gikorwa n'umutegetsi. Abapfapfa bashyirwa imbere, kandi imfura zigasubizwa inyuma. Nabonye abaretwa bagendera ku mafarashi, nabyo ibikomangoma bigendesha amaguru nk'abaretwa. Ucukura urwobo azarugwamo, kandi umena urugo inzoka izamurya. Ucukura amabuye azakomeretswa nayo, n'uwasa inkwi zimushyira mu kaga. Intorezo iyo igimbye nyirayo ntayityaze, aba akwiriye kuyongera amaboko, ariko ubwenge bugira akamaro ko kuyobora. Umugombozi iyo ariwe n'inzoka atigomboye aba yari amaze iki? Amagambo ava mu kanwa k'umunyabwenge amutera igikundiro, ariko iminwa y'umupfapfa izamuroha mu rumira. Itangira ry'amagambo ava mu kanwa ke ni ubupfapfa, kandi iherezo ry'amagambo ye ni ubusazi butera amahane. Umupfapfa ahomboka mu magambo menshi. Umuntu ntazi ibizaba, kandi bizaba mu nyuma ze, ninde wabasha kubimubwira? Imirimo y'abapfapfa ibananiza bose, kuko umupfapfa atazi uko akwiriye kujya ku murwa. Wa gihugu we, iyo ufite umwami ari umwana muto, kandi ibikomangoma byawe bikaba ibiryakare, uba ubonye ishyano. Wa gihugu we, uba uhiriwe iyo ufite umwana w'imfuraho umwami, kandi ibikomangoma byawe bikarya mu gihe gikwiriye, kugira ngo bigire amagara bitarimo isindwe. Ubute bugoramisha igisenge, kandi amaboko adeha atuma inzu iva. Ibirori bigirirwa gusetsa, kandi vino inezeza ubugingo, kandi ifeza niyo isubiza ibintu byose. Ntugatuke umwami, ndetse ntukabitekereze. Ntugatuke abakire uri mu nzu uryamamo, kuko inyoni yo mu kirere yagurukana ijwi ryawe, kandi igifite amababa cyabyamamaza. Igitabo cy'umubwiriza igice cya 11. Kora ibyiza ugifite uburyo. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi byari byo. Iyo ibicu byuzuwemo n'imvura biyisandaza ku isi, kandi igiti iyo kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasikazi, aho kiguye niho kiguma. Uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufwa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Nukuri umucyo uranezeza, kandi kureba izuba bishimisha amaso. Nukuri umuntu narama imyaka myinshi, akwiriye kuyinezererwamo yose, ariko ntakibagirwe iminsi y'umwijima, kuko izaba myinshi. Ibibaho byose ni ubusa. Wa musore we, ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka, no mu mucyo wo mu maso yawe. Ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Nuko rero ikura umubabaro mu mutima wawe, kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube kure, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Igitabo cy'umubwiriza igice cya 12. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarijimishwa, n'ibicu bitaragaruka imvura ihise, n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi, kandi intwari zikunama n'abasyi bakarorera kuko babaye bake, n'abarungurukira mu madirishya bagahuma, kandi imiryango yerekeye ku nzira igakingwa, n'ijwi ry'ingasire rigaceceka, kandi umuntu akabyutswa n'ubunyoni, n'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi. Ni ukuri bazatinya ibiri hejuru, bafatirwe n'ubwoba mu nzira, kandi igiti cy'umuruzi kizarabya, n'igihore kizaba kiremereye, kandi kwifuza kuzabura. Kuko umuntu aba ajya iwabo hiteka, abarira bakabungerera mu mayira, akagozi k'ifeza kataracika, n'urwabya rw'izahabu rutarameneka, n'ikibindi kitaramenekera ku isoko, n'uruziga rutaravunikira ku iriba, n'umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze, n'umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Nuko umubwiriza aravuga ati, ni ubusa gusa, nta kamaro, byose ni ubusa. Nta kindi gifite akamaro atari ukubaha Imana. Maze kandi kuko umubwiriza yari umunyabwenge, yakomeje kwigisha abantu ubwenge.
Ni ukuri yaratekereje agenzura ibintu, aringaniza imigani myinshi. Umubwiriza yashatse kumenya amagambo akwiriye n'ibyanditswe bitunganye, iby'amagambo y'ukuri. Amagambo y'abanyabwenge ameze nk'ibihosho, n'amagambo y'abakuru b'amateraniro ameze nk'imbereri zishimangiwe cyane, yatanzwe n'umwungeri umwe. Ariko kandi mwana wanjye, uhuguke. Kwandika ibitabo byinshi ntibigira iherezo, kandi kwiga cyane binaniza umubiri. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi.